mbabwiye ko maze imyaka 18 ahangaha. Mbere yaho gato ne kujya kure cyane, iyo hagira umuntu umbwira nguzi kugiye kuba pasiteri, nari kumuseka cyane, nari kumuseka nkaba mbona ko mu mutwe atameze neza. Njyewe waruhuzaguritse, njyewe who almost got addicted kunzoga, ntabwo wari kumbwira ngo nza mu pasiteri ngo mbyemere. Njyewe wari ufite ibinsindishije, njyewe wari usigaye ntashobora gusinzira ntanyweye ku nzoga. You were not there. Ntabwo wari uhari. Wambonaga ku manywa ukibaza ngo ameze neza, but guess what, nari nigira ngiyo nzoga. Ntabwo wari kumbwira ngo nshaka kumpase bagere. Niba wibuka neza yanyise ngo iki, Jado yahamagaye gute ndimo kuva hariya, ongera yavuze ngo iki. Nta mazina y'ububari nkimenya muri Kigali, ntayo nkimenya. Ntabwo menya ngo aha ni restaurant cyangwa ni akabari. But back then, imyaka mike yishize, I lost my loving mother mu 2019. Njyewe wafashe igihe kinini, wagiye igihe kinini nabitekereza gusa ko mama ashobora gupfa atarwaye, ari muzima akomeye. Nabitekereza nkasara kubitekereza gusa. Inyigisho nahawe kubasangiza nayihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo impinduka zisaba ubutwari. Nibaza najya no muri kuidevelopinga iyo ni message ubwayo. Impinduka zisaba ubutwari. Transition requires boldness. Amina. Amen. Ntabwo mfite umwanya munini ahangaha, mfite iminota mike cyane. Ndabasaba kugira ngo muntize uyu mwanya, kuko ntabwo nshidikanya ko Imana yakuntumyeho. Ntabwo nzi uruhande wicayemo, ntabwo nzi ngo uri ku ntebe ya kangahe, ntabwo nzi abantu barimo kungunikira bahawe iyi message, ibihugu barimo kubarizwamo. Niyo mpamvu niba kwinginga buri muntu wese under the sound of my voice kugira ngo wumve icyo Imana yakuntumyeho. Ibi ntabwo mbishidikanya, Imana yakuntumyeho. Bishobora kuba ntari buvuge mu izina ryawe nkavuga ngo kanaka akira message, kuko sinzi uriwe. Birasaba kugira ngo utege amatwi wumve icyo Imana yakuntumyeho. Amina. Kandi ndabona uhari. Yesu aguha umugisha. Maze imyaka 18 ndi muri uyu murimo munsi y'aya mavuta kubw'ubuntu bw'Imana. Ntagiye na kimwe ntabonye habaho transition cyangwa impinduka kuva mpageze mu 2007. Uko umwaka ugenda, uko ibihe bigenda, it's been a series of transition. Impinduka zihererekanya, impinduka rimwe, impinduka zikurikirana. Ariko impinduka turimo uyu munsi ni impinduka idasanzwe. Ntabwo mvuga uyu munsi ku cyumweru kuri aya matariki, ako ndavuga season turimo nka Noble Family Church, ndavuga season turimo nka Women Foundation Ministries. Hari transition, hari impinduka. Ndagusaba kugira ngo ntusigare muri iyi mpinduka, kuko iyi Imana irimo gushyiraho ibihe. Amina. Nuko hari ibishaka kukubyaza, nuko hari aho ibishaka kukugeza, nuko hari icyo ibishaka kukwigisha.
igihe turimo rero ni igihe cy'impinduka zidasanzwe ku buri muntu wese w'umunobo uri muri Noble Family Church. Ni umuntu wese ubarizwa munsi y'amavuta Imana yashyize ku mushumba wacu. Ndakwinginze ngo ntusigare, reka izi mpinduka zigukoreho, zikore ku bawe. Stay focused. Iyo tuvuze ngo ijoro ry'abubatsi, tukaba dufite abakristu sinzi umubare wabo wishyizemo, ijoro ry'abubatsi rya mbere ntuzi, icyumweru cya kabiri ntuzi, uri mu Rwanda ukajya kuri Zoom ntuze Kimihurura, abantu bagatega bakava mu Bubiligi, bakava mu Bufaransa, bakava muri Amerika, bakaza mu ijoro ry'abubatsi, uri Kigali, uri Gasabo, uri Kanombe, ntuze, uri member wa Noble Family Church. Hari ikintu kirimo kugucika. We are not here to condemn you, but we are here to awake you up. Turi hano kukwibutsa ngo iyi mpinduka yaziye njyewe, yaziye wowe. Ndakwinginze ngo wicikwa, kuko wicikwa ibi bihe byashyizweho n'Imana. Amina. Kandi impinduka yose, navuze ngo umutwe w'amagambo nawise ngo impinduka zisaba ubutwari. Ubutwari bwo kuva mu bitotsi, ubutwari bwo kwiganyira, ubutwari, reka mubwire, uzi neza ko atari wowe ukora wenyine muri Kigali. Ntabwo nzi office ukoreramo, ariko ntabwo ukoramo wenyine. Ndibaza ko wabihamanya nanjye. Ntabwo nzi business ukora, ariko burya ntabwo ari wowe mucungamari wenyine. Akazi kufite hari abandi bagafite. But guess what? Batera intambwe bakaza mu ijoro ry'abubatsi kuko bamenye ko hari impinduka kandi bagomba kubyaza umusaruro. So ndasaba umuntu wese ukurikiranye, kuko niba uri waguye kuri, tuvuge kuri YouTube ya Women Foundation Ministries, utega amatwi neza kuko iyi message ishobora kuba ari iyawe. Right? Twagiye. Impinduka zisaba zose gutera intambwe. My late mom used to tell me ngo natinze kugenda. Mama wanjye yajyaga ambwira ngo natinze kugenda kuko natinyaga guhaguruka. Sinzi aho wicaye, ariko ijambo ryose ndi buvuge nzi ko harimo message yawe. Ishobora kuba atari yose kuva ntangiye kugeza nshoje, ariko mbabarira aho ndi buvuge yawe, ntizi usinziriye, ntizi urangaye, ntizi uri muri telefoni, ntizi iminota mikeya, mubwire icyo nagutumweho. Mami yarambwiye, yajyaga bimbwira ngo natinze guhaguruka, nkatinya kugenda. Najya guhaguruka bankomera amashyi nkahita nicara. Ako igihe kimwe naje guhaguruka, mpagurutse ntera intambwe. Ntera intambwe ntabwo nongeye gukambakamba. It took me to be courageous. It took me to be bold. Byasabye gutinyuka kugira ngo ntere intambwe ya mbere gusa. Ndakwinginze ngo tera intambwe. Amina. Iyi nkuru dusomye igice cya 14 cya Matayo harimo amakuru menshi. Niho hari igihanga cya Yohana gicibwa. Yego. Niho hari Yesu agaburira abantu ibihumbi. Hakabamo n'iyi nkuru agenda hejuru y'amazi. Ni igitabo kiryoshye, ndagikunda. So kugira ngo haze impinduka, amina, bisaba kuva mu bintu bisanzwe, bisaba kuva muri comfort zone. Uri mu buzima busanzwe, under normal circumstances, you cannot walk on water.
mu buzima busanzwe ntushobora gutera intambwe ngo ugende hejuru y'amazi. Ntabwo bishoboka uri mu buzima busanzwe, bisaba izindi mbaraga, bisaba kwizera kudasanzwe. Mu bihe bisanzwe Kiki yatubwiye about ground breakers. Niba ukurikira, niba uri umukristo wa Noble Family Church, uzi ibihe byo turimo bya build and prosper. Oya, reka kwigirisha, urabizi. Yego urabizi. Kubimenya rero uzi icyo bisaba. Umushumba yadusobanuriye adubwira igishushanyo mbone, yarimo kubwira avuga cathedral, tutari twabona twese twumva icyo gishushanyo tukizi, ariko ukumva ni ibintu biremereye. Biragusaba kuva mu bintu bisanzwe rero kugira ngo ukore icyo Imana irimo kugusaba gukora. Ariko kino gitondo ndagutangariza ko I am anointed to move you kuva mu buzima busanzwe kujya mu budasanzwe kugira ngo ukore icyo Imana igushaka hamagarira gukora. I am anointed, I am convinced, I am called, I am numva mpamagarirwa kino gitondo iyi minota mike turimo kugira ngo nguterure. Niyo mpamvu nakwinginze ngube maso. Nicyo nasigiwe kino gitondo. Walk with me. Amina. Mu buzima busanzwe kuvuga ngo ugiye gutanga ngo miliyoni 100 ngo zo kubaka, ntabwo wabikora uri mu buzima busanzwe. You cannot. Nimvuga miliyoni 100 ujye mu cyiciro cyawe. Haleluya. Mu buzima busanzwe ntabwo wakora icyo Imana irimo kugusaba gukora uyu munsi. But guess what? Irimo kubigusaba kuko izi ko hari ikindi giye gukora. Aya magambo umushumba ahora atubwira, arimo kutubwira mu ijoro ryabubatse, agarahanga akava ku gishushanyo akavuga cathedral, akavuga nuko hari icyo Imana irimo gucommunicatinga n'imitima yacu. Ndakwinginze ngo kino gitondo uve mu bimenyerewe. Ntago wakora ibino bintu Imana irimo kudusaba gukora uri muri comfort zone. Oya. Biri gusaba kugira ngo you move, utere intambwe yo kwizera, ariko wumvire ijwi ry'Imana. Kugira ngo abigishwa be bajye mu bwato nuko Yesu yarabibabwiye. Amaze kwigisha arushye ngo arabategeka aravuga ati mujye mu bwato turahurira hakurya. Uzi ko atajyanye nabo, yarababwiye ngo nibinjiye mu bwato. Bisaba kumvira. Wenda bari barimo kuvuga ngo gututwereza mu bwato, ntuze ngo tujyane mu bwato, harimo byinshi turaje tubibona ibyo bahuye nabyo, ariko byabasabye kumvira. Mwene data, bino bihe turimo kugira ngo dusingire icyo Umwami arimo gushaka ko dusingira, birasaba kumvira. Reka kujya mu ijambo ry'Imana ngo hari ahantu ngo kanshaka ahantu bavuga ngo kwizera yego, ngo ariko ngo wizere uzi ibyo ufite. Oya, ntabwo ariho biri. Ntabwo ibihe turimo bigusaba kugira ngo ujye kugisha inama umuturanyi wawe ngo uvuge ngo ko ku rusengero iwacu cyangwa uwo mwicaranye cyangwa uwo muri kumwe muri family muri department runaka kujya kumubaza ngo buriya wumva gute. Oya, niba udasobanukiwe ngwino ubaze wabitubwiye, kuko you may be misled. Uwo muntu urimo kujya gusobanuza ntabwo ari we wabahaye yereko, araguha ikigero kiri mu byo afite. Reka mubwire, mushaka kuba muri nakapu ari abashakanye, ariko vision ntabwo ari umugabo wawe wayihawe, ntabwo ari umufasha wawe wayihawe, ntabwo ari umwana wawe wayihawe, nubwo azi ibyanditswe cyane, kandi ntabwo wasabwe kujya kubisesengura, ariko hari uwayihawe kandi arahari. Icyo utumvishije yaguhaye aduhere muri rusange, ngwino ukimusobanuze.
Imana irimo gushaka kugira ngo iduterure mu bimenyerewe idushyire mu bitamenyerewe, nuko hari ibyo ishaka kuduha. Nyemerera ugendane nanjye. Hari aho Imana ishaka kukujyana, hari aho Imana ishaka kunjyana, hari akazi Imana ishaka kuguha, hari impinduka Imana ishaka kuzana mu buzima bwawe, hari impinduka Imana ishaka kuzana mu muryango wawe, mu rushako rwawe, hari imiryango Imana ishaka kugira ngo ukomange ikingurwe, hari ibirere Imana ishaka kugira ngo overtakinge, hari connection Imana ishaka kukugezaho. Move out of the comfort zone. Kugira ngo ibyo bigereho, you must move. Kuko hari aho Imana ishaka ko winjira. Twe turimo kubaza ngo ngo ikasiri izabiteye ubwoba. Ntabwo izabiteye ubwoba ngo wowe usigare. Guess what? Nawe ugiye gutera ubwoba. Ugiye gutera ubwoba. Ntabwo iyo apostle arimo kwisobanura ngendira nkavuga nzayinjamo meze gutya, ariko siko nzaba meze. Hari ibirimo guhinduka muri njyewe. Hari ubumenyi ndimo kugira. Hari hishurirwa ndimo kugira. Hari ibyo ndimo gusingira. Ibyo rero birasaba kugira ngo mve out of my comfort zone. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe ku murongo wa 22 aho byatangiriye cyangwa se aho iyi script itangirira. Nzi neza ko uwo ndimo kuvugisha amaze kumva message ye, nubwo utari wabimbwira. Mbwira mugenzi we mwicanye iburyo n'ibumoso utuzi ko ari warimo kubwira. Yego. Mbwira uti burya ni wowe warimo kubwira, kuko Imana irashaka kugira umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu irimo kukwinjiza mu bidasanzwe. Niyo mpamvu ishaka kuva muri comfort zone. Hari aho irimo kukwinjiza, hari ibyo guteganyirije, hari ikigushakaho. Haleluya. Umurongo wa 22 haravuga John. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Imana iguhe umugisha. Yarabahase, reka gatoya turakomeza mwihangane, turakomeza tugendane. Yarabahase. Hari igihe duhatwa tukinangira, kuko iyo batubwiye ngo ijoro ry'abubatsi every Monday, ese uzi iyo utaje ko bitabuza intebe za hano kuzura? No, don't give me that attitude. Do not give me that attitude. Iyo utaje ntago bibuza igikorwa gukorwa. Iyo utaje ntago bibuza aba diaspora gukora, kuko dufite amasaha atandukanye, bafite ama ekuteri barimo kumva, bakajya mu bathrooms bagatextinga apostle bagasubiza wowe uryamye. Oya, ntago bibuza igikorwa gukora, ntago bibuza Imana gukora icyo yagambiriye gukora. Ijoro ry'abubatsi ntago umushumba yaryibwiriye, nihishurirwa Imana yamushyizeho. Guess what? Imana irabikurikirana umunsi ku wundi. Nta joro twabona risa nk'irindi. In case you didn't know. Yo. Ese wari uzi ko hari abantu bo mu yandi matorero basigaye baza gutaramira hano ku wa mbere? Ese wari uzi ko Imana irimo guhindura amateka yabo? Babandi baje kudusura kubera ko bumvisha ijwi ry'Imana. None wowe urimo kumva ijwi ry'Imana ukavuga ngo I'm tired, ukavuga ngo nzaba ngiye ku wundi wa mbere, ko ari uwa mbere isanzwe, iya mbere acyariho, hari n'uwa mbere w'ukundi kwezi. Uzi ko urimo gucikwa. You are missing out. Hari icyo urimo gutakaza. Hari icyo urimo gutakaza. Kandi Imana irimo gukora umunsi ku wundi, nta konji, nta break, nta umunota ku wundi. Umushumbrazi yapfa gufata microphone. Hallelujah. Ataratanga amashimwe. Buri bantu bose ngira amahirwe yuko hari abantu bazi telefone yanjye. Hallelujah. Abantu bakanyandikira. Umushumba asigaye atanze telefone ye kumugaragara, abantu bose baramwandikira. Yaba yabonye message yanjye, wandebe ko yabonye message atari yavuga
kubera ko yumvishe ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana ryumvwa n'ushaka kuryumva. Ndebera mugenzi wawe uti ndebera ko hari akantu ko mu matwi afite ko yumviraho. Maybe hari igihe gashobora kuba kapfuye kuko hari igihe bujya bumera ukuntu, ariko niba afite amatwi abiri akaba yumva avuga ngo rero uyu urebe ko atakureba, arumva icyo Imana irimo kumubwira. Niba yumva ngewe uri ahangaha kumva sound yanjye, ni gute sound y'Imana atayumva? Mubwira utureka kwigirisha, urimo gucikwa. Juanita unsomere ku murongo wa 24. Utarahaguruka twavuze ko bisaba obedience. You have to obey. You must obey. Niba urimo gushaka ko hari transition ikubaho, niba urimo gushaka, niba hari icyo ukeneye ku Mana, niba hari icyo wasabye Imana, hari icyo wasabye ndavuga uti barimo kwitanga ngewe ndimo kuririra Imana. Uzi ko hari abantu badasobanukiwe, akumva mu ijoro ry'abubatsi yajya ahantu kujya gusenga agiye kwiherera. Uzi ko ubwo ari ubuyobe? Ni ukuri, ni ubuyobe bukabije. Niyo wavuga ngo ngiye gusenga ngo kugira ngo umushongo Imana imukoreshe, reka da, ngwino ahangaha. Niko gusobanukirwa. Amina. Ngiye kucyo nakwita kuri point number 2. Wari uzi ko iyo wumviye ijwi ry'Imana cyangwa wumviye ngo iyo mpinduka ikubeho, uzi ko ari igihe duhura n'ibizazane. Nakunze ukuntu Bibiliya yabyise Kinyarwanda, ni kuri 24 I guess. Wansomera kuri 24 Juanita. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba. Buteraganwa, thank you so much. Nashakaga iryo jambo, buteraganwa. Guteraganwa mwabyumvishije? Yes. Nta kibazo muraza kubiri cyangwa ubwe mugenzi wawe ari kubwire. Guteraganwa ni gute? Yesu arababwiye ngo ni ubohereje, arababwiye ngo mugende mu bwato duhurire hakurya. Kenshi iyo twumvishe ijwi ry'Imana wumva uri confident ukavuga uti wow, this road is straight. Ako wari uzi ko ari igihe wumva ijwi ry'Imana warangiza ugateraganwa mu rugendo. Hari abantu banyumva? Uri mu by'Imana yagusabye gukora, urimo kwikiranukira, urimo kwerekeza aho yakubwiye kwerekeza, uri mu bikorwa byayo. You are contributing to build and prosper. Wamaze kwitanga, kwiyemeza, warangiza ukareba aho wari ugambiriye kuva, aho watekerezaga ukabana hari umuntu unyumva, ukabona aho wakekaga kuvana seed yawe hari ikintu kibaye. Haleluya. Nagira ngo utangarize ngo nta kibazo nubwo byagenda gutya. Wigira ubwoba, witangira kudawutinga, witangira gukekeranya uvuga uti buriya se n'Imana yabivuze. Guess what? Hari ikintu gishaka kugusurprise ko nagira ngo utanganyirize ko surprise ishaka kukugeraho, ariko nta kintu gishaka gutungura Imana. Nta na kimwe. Na mbere yuko ko guterwa kugeraho yo yari ibizi. But he still called you anyway. But he still assigned you anyway. But he still called you to serve. He still called you to minister. He still called you into marriage. He still called you to work into a certain company. Kandi zineza ko hari uguteragurwa kuri uri buhasange. He still called you to start your own business. He still called you. He still called you. Kuba wahura n'ikintu kigucalenginga cyangwa se ibibazo mu rugendo ntabwo bivuze ko Imana itavuze. Uzi icyo bitubyarira ibyo bibazo?
uzi icyo bitubyarira ibyo bibazo? Yemera ko tubinyuramo for us to mature. Kuko iyo nyuze mu bibazo nkabyambuka, iyo ngeze ahangaha ntabwo mba meze nk'umuntu uri hariya, ntabwo mba meze nkanjye mbere y'uko nyura mu bibazo. Iyo nyuze mu kigerageza icyo ari cyo cyose ntabwo nkivamo ngo nkomeze mbere nk'uko nari meze. Ushobora kuba unyibeshyaho niba uzi umwaka ushize, turacyari mu ntangiriro z'umwaka, ariko nagira ngo utangarize ngo Lizi uzi muri August last year, Lizi wabonye muri All Women Together, hagati hano hari ibyo yahuye nabyo, but guess what, ntabwo nkiri hahandi. Hari umurimo Imana yakoze muri njyewe. Uyu murimo urimo kuma gushira amanga, uyu murimo urimo kuma kuyizera, uyu murimo urimo kuma kudashidikanya Imana yanjye, uyu murimo urimo kuzamura kwizera kwanjye, uyu murimo urimo gutuma sobanukirwa Imana n'ubumana bwayo. Hallelujah. I am maturing. Ibigeragezo, it's my feast. Hallelujah. You just missed that. Ibigeragezo ni igaburo ryanjye nk'umukristo. Ibigeragezo binyinjiza ahantu ntabwo uzi icyo urimo kunyuramo, ako cye gutuma urangara. Stay focused. Komeza ukora icyo Imana yakubwiye. Ni business yawe se? Ni abana bawe se urimo gusenga ngo uri umwinginzi ngo hanyuma ngo abana ngo barimo kumera gutya, hanyuma wangiza ukabanga ubusimana kutarimo kunyumva? Oya nshuti, ntabwo ipfuye amatwi. Ntabwo ipfuye amatwi. Nta kintu na kimwe n'icyo utavugishije akanwa kawe ukakivugisha umutima wawe iracyumva kandi igisubiza neza. But he's maturing you. He's maturing you. Utera intambwe ukavuga uti ntabwo ndibisho sinzayitera, ndarushye. Wagira gutyo ukamuna birakunze, ntabwo aba ari wowe urimo kubyikoresha, ni imbaraga iba yongeyemo ikakongera izindi mbaraga. Uko wateye intambwe, uko wari umeze hariya si kumera ugeze ahangaha. Wagira gutyo uba wongeye kugira icyo wiyongeraho, wagira gutyo urimo gusatira mu myaka myinshi ishize. Mbabwiye ko maze imyaka 18 ahangaha. Mbere yaho gato naye kujya kure cyane, iyo hagira umuntu umbwira ngo uzi ko ugiye kuba pasiteri, nari kumuseka cyane. Nari kumuseka nkaba mbona ko mu mutwe atameze neza. Njyewe wari uhuzaguritse, njyewe who almost got addicted ku nzoga. Ntabwo wari kumbwira ngo nza mu pasiteri ngo mbyemere. Njyewe wari ufite ibinsindishije. Njyewe wari usigaye ntashobora gusinzira ntanyweye ku nzoga. You were not there. Ntabwo wari uhari. Wambanaga ku manywa ukibaza ngo ameze neza, but guess what, nari nigira ngiyo nzoga. Ntabwo wari kumbwira ngo nshaka kumpase bagere. Niba wibuka neza yanyise ngo iki, Jado yahamagaye gute ndimo kuva hariya. Ongera yavuze ngo iki. Ntabwo yavuze ngo Lizi, ntabwo yavuze ngo uriya mukobwa wicaye inyuma hari, ntabwo yavuze ngo mwene bitorwa. Oya, yavuze ngo Pastor Lizi. Ntabwo ndi hano ngo ndimo kubabyiringirira. I'm not here to entertain you. I am preaching the word of God. Ntabwo ndimo kubibwira group y'abantu 7 b'inshuti zanjye.
ntabwo ndimo kubwira abantu nifatiye bangana gute, ndimo kubwira ubwoko bw'Imana bungana nawe. Hindukira urebe umuntu mwicaranye, urebe umuntu ukomeye mwicaranye, ubone umuntu uzi ubwenge, ubone umuntu wubashywe mwicaranye, urebe kuri online abantu ndimo kubwira. It is me ministering the word of God. I mean, who knew? Who knew? Who could have guessed? Ninde wari kubikeka? Nuwo twasangiraga, nuwo twabaga twicanye kuri kontwari. Ninde wari kubikeka? But look at me now. Nta mazina y'ububari nkimenya muri Kigali. Ntayo nkimenya. Ntabwo menya ngo aha ni restaurant cyangwa ni akabari. But back then, ntayo nkimenya, nta n'uwabinyitirira, nta n'uwabinyitirira. Uyu munsi ibyo nari nzi bingize, ibyo natekerezaga ngo ntabwo nasinzira ntasomye kuri iyi ngiyi, ntakoze ibi ngibi, ibyo nibwiraga siho nkiri. And it's not one-time job. No. Umunsi ku wundi. Umunsi ku wundi Imana yanjye irimo kungirira neza. Umunsi ku wundi hari transition irimo kumbaho. Umunsi ku wundi hari ibyo niyongera. Umunsi ku wundi hari ibyo ntinyuka. Umunsi ku wundi hari aho Imana irimo kunyinjiza. Imyaka mike ishize I lost my loving mother. Mu 2019 njyewe wafashe igihe kinini, wagiye igihe kinini nabitekereza gusa ko mama ashobora gupfa atarwaye, ari muzima akomeye, nabitekereza nkasara. Kubitekereza gusa nkumva ko bidashoboka. Najya ahantu barimo gushyingura Imana nge tudafitanye ubusabane bwinshi, ariko aho haragiraga nkabanzi neza nkavuga I know you cannot. Ndabizi ko hari utahakora, nzi ko udashobora, kuko numvaga uko nari imeze, nkavuga ntibishoboka ko mami agenda. But look at me now. How many years back? Uyu munsi umuntu arabura umubyeyi we nkabona icyo kumubwira. Uyu munsi ndabona babuze ababo nkasobanukiwe loss ku buryo nta muntu wayinyigishije, kubera ko Imana yahanyujije. Uyu munsi I am strong to comfort abarimo kubura ababo. Yaragiye ndasigara, ubuzima burakomeza. And I kept on guessing. Ntibishoboka. Numvaga nta muntu ushobora kuma comfort. Ariko byarageze bigira ndi mu maboko ya Pose. She comforted me ku buryo n'umuryango wanjye wose
cya kintu numvaga ntegereje ko umutima wanjye uri buhagarare anytime. I kept on waiting, ngiraho ndarambirwa gutegereza, usanga bitari bubi. She covered us ku buryo n'imbeho n'ibyahuha biva hehe bitatugiye ukumva birahuhiririye, ukumva nk'umuyaga mwinshi ariko ahuri ukumva urifubitse. Who knew that? Sinigeze menya ko ibyo bishoboka. Narabitekerezaga nkanywa ibinini kugira ngo sinzire, ariko uzi ko no mu kiriyo cye naryamye nkabona ibitotsi. I did. Ndimo kuvuga Imana ishobora byose, ndimo kuvuga Imana y'inyembaraga, ndimo kuvuga Imana ishobora kukwambutsa ibyo ubona ko bidashoboka ko wabyambuka. Ndibona kubona Imana ishobora kuguhindurira amateka. Ndibona kubona Imana, ndakubwira Imana ishoboye byose. Petero nari ndimo kuvuga ngo ushobora gukurikira Imana ukumvira ijwi ry'Imana ariko ukanyura mu bigoye, kandi uzi neza ko uri kumwe nayo, ariko ibyo ntibitume urekura. Ikintu kinejeje, ikintu nakugirira ahubwo nkavuga ngo be careful, nuko ushobora guhanga undi muntu amaso. Umuntu ariko yahanze amaso yawe, yahanze Imana, you overcome. Igihe Petero yabwiraga Yesu avuze ngo, amaze kuvuga ngo nigiye bamwise umuzimu, aravuga ngo ni ghost, kubera baramubonye agenda hejuru y'amazi, bagira ubwoba, baratitira bati tubonye uriya ni umuzimu. Yesu arabahumuriza aravuga ati muhumure, mwigira ubwoba, mwitinya, ni njyewe. Petero ahita, abantu benshi bakunda gucriticizinga Petero, but I want to celebrate him now. Bakava ngo Petero ngo arahubukaga ngo Petero, I've had comments z'abakristo, hako I want to celebrate Petero uyu mwanya. Ndamuselebratinga kubera yabaye bold enough, and I challenge you to be bold today. Ba bold, we komeza kumva ngo abantu nguzi ko arimo kuvuga ngo ibihumbi ngo 500. Be bold to ask God ikintu cyo wumva, dare to ask him icyo wumva kidashoboka. Okay, you didn't hear that. Wirebera ku butunzi bwawe kugira ngo uze twubake cathedral. Wirebera ku byo ufite, kuko ibyo ufite nubwo byaba byinshi uti yanjye ntabwo byakubaka iriya cathedral. Ariko dare to ask God, be bold enough kwibwira ngo yisabe uti ndashaka iki ngiki. Amina. Amen. We kumva abantu barimo kuvuga amafaranga ateye ubwoba, umva ko ateye ubwoba. Ateye ubwoba kuri wowe, ntabwo ateye ubwoba Imana. Dare to ask him. Yibaze wowe uti Imana, hari abantu barimo kuvuga ngo ibihumbi 100 by'amadolari, nanjye ndayashaka. Dare to ask him. Petero yabwiye Yesu ngo Mana, ngo data niba ari wowe ngo nze nanjye nkore ibyo urimo gukora. Uzi icyo yavuze? Ntabwo yavuze ngo reka mbanze mbitekerezeho. Ntabwo yavuze ngo ubwo se ko nagushyize mu cyiciro cya kangahe, ngo se ngo ibyo utunze ko njya bigoye ngo reka nebe ko nakongerera. Oya, yaravuze ngo come. Yaravuze ngo come. Yaravuze ngo ngwino. Urashaka kugerageza kugenda hejuru y'amazi, ngwino. Kuko ari we wabivuze. Petero yateye intambwe birakunda. And guess what? Igihe ateraga intambwe arimo kugenda hejuru y'amazi, bariya wenda ndakeka ko intumwa ngenzi zarashaka bavuga ngo urimo hakajya n'abamukurura, ariko ntabwo yabitayeho. He stayed focused. Areba Yesu.
nagira ngo nkubwire ngo it doesn't matter umuntu mwicaranye. Hari igihe twicara n'abantu tukaba n'abantu muri family ukavuga ngo mwirerekeze inzira imwe, ariko wasohoka ahangaha wajya muri parking agatangira kubwira are you crazy, ari amafaranga watanze. Nagira ngo nkubwire ngo ufunge amatwi yawe ku bantu barimo kukuvugisha. Ntabwo ari bo bagutumye. Ijwi rya kuvuga ni ijwi ry'umuntu mwicaranye, ni ijwi ry'umutware wawe, ni ijwi rya murumuna wawe, ni ijwi ry'uwo muririmbana. Ni Keva kubwira ngo ujye kwitanga? No. Niyo mpamvu uhagurutse wireba abakuri inyuma, kuko batangira hari igihe bahwihwisa wenda bavuga ibyiza kumva ubaye bavuga barimo kuvuga iki, bavuga ko nashoboye. This is a warning. Sibyo? Don't. Kandi bitwe kubivuga wenda reka no mu buzima busanzwe. Niba Imana wumvise ijwi ry'Imana ngo tangira iriya business, be careful ujya kugisha inama, kuko hari ijwi wumvishije. Hari abantu bashaka gufata imyanya y'Imana, akumva kugira ngo niba ujya gutanga ngomba kubigiramo uruhare, nkakugira inama y'ibyo uri bukore, ukuri bufate mu yawe, ukuri buteganye. Abo bantu ntabakubuza iterambere ryawe. Watch out. And these people can be anyone. Ashobora kuba ari ngiye uhagaze ahangaha urimo kubona nagize ihishurwa ku bw'ubuntu bw'Imana, najya kwicara ukajya kumbaza namaze gusubira iwacu, icyo ndi buguhe ni iki? Intoxication. Ndakuroga nice imbuto Imana yankoresheje kuguteramo. It can be your family leader, it can be a colleague mwicana mu nzu y'Imana, it can be your spouse. Hello? Ngo umufasha wanjye niwe mujyanama wanjye. Ijwi wumvishe ry'umufasha wawe cyangwa ni rya? Reka aho tuharenge. Uzi ko n'igihe kwa kundi muzi ko dufite imvugo umuntu yahoka fire, ugasanga umuntu avuze fire cyane kubera ko ari akamenyero. Flow. Ndaflowinga, let me flow. Nigiye mvuye ahanga ukomeza umbwire ngo flow, do not question my, do not, kuko njya kuvuga numvishe ijwi ry'Imana ntabwo ari irya. And watch out, natwe twicaye mbere yo kujya kugira inama umuntu umenye ko Imana yakubwiye ngo mugire inama, kuko turi mu gihe cya transition kandi turimo kwinjizwamo n'Imana. So watch out. Ntabwo Peter yigeze areba inyuma barimo gucyaringa. Ntekereza ko bahwihwishije ariko babona ateye intambwe 2-3 bagatangira kuvuga ati go Peter, go Peter. Ariko iyo go when njye nkeka ko ari nabo batumye areba n'umuyaga barimo kumusakuriza cyane. Mukuvuga gogo shakuba watch out your step, reba aho ugiye neza, reba aho ugiye gushyira ikirenge. Batuma bigenda bite? Ako ikintu nkundira Imana, uzi ko n'igihe yari agiye kurohama Yesu yahise afata. And this is how I conclude. Ngeze ku musozo wa message yanjye. Reka nkubwire, dare to ask Him. Be bold enough to ask icyo urimo kurota. N'igihe wageze hariya bikakuyobera, nugera mu muyaga bikanga, umenye ko ariyo yakubwiye. Ntabwo bivuze ngo guhungabanwa n'ibihe bivuze kuneshwa cyangwa gutsindwa. No. Ariko n'igihe ubona ugiye kurohama, nshuti yanjye arahari kugira ngo akuzamure. His hand is always extended to us.
ntabwo ajya tureba ngo agire gutya intoki. Abana b'abantu hari igihe akubwira ngo genda, wagera imbere bamubwira uti birananiye, akavuga ati nakubwiye, cyangwa akavuga ngo telefone ye ntabwo iriho akayikuraho, ariwe bakubwira ngo genda, nugera Dubai turavugana, genda nateguye umuntu uri bukwakire, genda ujye kuri banka turahahurira, wahamagara ugasanga telefone yavuyeho. Ariko siko Yesu abigenza. His hand is always there to lift us up. His hand is always extended to us. Ukuboko kwe guhora kumeze gutya gutya, ntabwo kujya inyuma ngo akutwime, ntabwo kujya imbere ngo yifate gutya kurebe gutya. It is always extended to encourage you, to move you, to raise you, to give you. Just 3 points as I conclude. He's always there. Keep moving forward. Be bold to ask him and take advantage of the opportunity. Ibi bihe turimo, aka kantu kari kagiye kunyibagira. Thanks be to the Holy Spirit. Take opportunity. Take advantage of the opportunity. Seize the opportunity. Ibi bihe turimo ntabwo bisanzwe. Ntabwo apostle afite umuhamagaro ukomeza yubaka amacathedral umwaka kundi cyangwa mu gihe cy'imyaka 3. This is a chance ije kuri twebwe. Indi zazivuga ibindi, nitunayubaka ntabwo twongera kuyubaka aho tugiye kuyubaka. Nababwiye ngo imyaka maze ahanga, I've been seeing series of transition. Uyu munsi ni iki ngiki, ejo ni iki ngiki, kandi byose bifite icyo bidusigira. Seize the opportunity. Do not miss to take advantage of this opportunity. Iyi ni opportunity je. Wiyitakaza. Mu Kinyarwanda no gufata amahirwe ukwaje. Amina. Father Lord, I bless your name. Holy Spirit, Shutiziza, Holy Spirit, I call you sweet Holy Spirit because you've never disappointed me. Ndagushimiye. Ntanze message wamaye mwami. Ndakwinginze ngo ujye mu mitima mu bwoko bwawe, n'abari uyumve navuye ahangaha, n'abazayumve ejo, n'abazayumve ejo bundi, usohoze gukora kwawe. Hari aho ushaka kutwinjiza nk'ubwoko bwawe, hari ibyo ushaka kudukingurira nk'ubwoko bwawe, hari imigisha ushaka kutwinjizamo nk'ubwoko bwawe, hari shift ushaka kudushyiramo nk'ubwoko bwawe. Uturinde kurangara papa, ushoboye byose. Twakiriye ukuboko kwawe kw'imbabazi nyinshi, twakiriye ukuboko kwawe gutuma tutarohama, twakiriye ukuboko kwawe tuduma tutayoba, twakiriye ukuboko kwawe kutuyobora.